ibihumbi 60 agende yishure nibura amezi 2 andi 20 yahahe. Siko bimeze bene data? Yego. Haleluya. Haleluya. Ngiye byandenze gusa murakoze kunyereka urukundo. Mama na papa ntago tubana. Mama afite undi mugabo, papa afite undi mugore. Ndi imfura iwacu. Nabaye gutya 2022 ngana gutya. Navugaga ati Imana ubu ngubu kuko nzabaho gute. Navuze ati ariko Mana uzanshoboze mbe mu nzu yawe. Imana yanyijije kanseri ariko ntago byarangiriye aho. Nakomeje kubona ineza y'Imana. Gusa murakoze cyane. Humura Imana izakugirira neza, ejo hazaza niho kure. Ubwo abantu bakwirengagiza Imana izahagurutsa bagufata amaboko. Humura, Imana izahagurutsa bagufata iki? Akira muyamushikirize, yamujyanire. Haleluya. Buri muntu wese ukoze igikorwa kurira mushiki wacu utagira akagoro kugira ngo yishure inzu, Imana imuhereze iki? Umugisha. Amasengesho yose tuzasenga tudafite imirimo yo gufasha abakene, muzamenye ko dukorera ubusa. Niyo twahanura, niyo twazura bapfuye, Bibiliya iravuga ngo itorero ry'ukuri nirifasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Sibyo? Mujye mureka dufashe, Imana izaduhembera kuko hari abo twafashe amaboko tukabakura ahantu habi. Ndagira amabwire ngo igihe cyose uryamye, buri muntu wese wabibye kuri uriya mwana w'umukobwa, nugera mu kibazo kigukomereye uzibutse Imana imirimo kuri uriya mushiki wacu. Ubwira Imana ngo Mana nabibye ku muntu wawe bagiye kumusohora mu nzu wakubashe, wa wundi wakijije kanseri adafite shinge. Uriya ntabwo yajya mu kiraka ngo abone amafaranga, ariko wowe wamufashe amaboko kugira ngo tumwishurire inzu. Imana izaguhereza iherezo ryiza. Imana yaguhaye amaguru n'amaboko, wowe ntugishobora gutambira Imana. Shiramo. Mana nyiribihe we, oya mumureke. Mana we, ariko ndafashijwe rero. Wowe uri Imana yahaye amaguru. Mana nyiribihe. Abantu bamagara ngo bagutabare mu kibazo bakagusuzugura bakakwirengagiza, burya ni impumyi bahumye ku maso. Iyaba barebaga ejo hawe hazaza, umugambi Imana igupfunyikiye, bakabaye bakubaha. Abo bagusuzugura uyu munsi, Imana nigutabara, niba bazaza kukujyaho serifi, Imana yahinduye amateka yawe. Bareke bagusuzugure, Imana nigutabara, bazakujyaho serifi babonye Imana hari ikikoze. Bwirira abantu nka batatu babwire ngo Imana yemeye kukurinda. Haleluya. Imana yemeye kukurinda. Imana yemeye kukurinda. Izakurinda uvuye mu rugo, izakurinda ugiye mu kazi, izakurinda ugiye muri bizinesi, izakurinda uri kuri moto, izakurinda uri mu modoka, izakurinda nijoro abarozi bahari. Muhereze ikiganza umubwire ngo Imana yemeye kukurinda. Ntiyongere gutinya abarozi. Imana yemeye kukurinda. Imana yemeye kukurinda. Imana yemeye kukurinda. Abakurwanya ntibongere kugutera ubwoba. Imana iguhaye isezerano ryo kukurinda. Yohana ibice 9 umurongo waho wa 8. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza, ngo barabazanya bati uyu si wa wundi wicara agasabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Icyakora asa nawe arabasubiza ati ninde? Hanyuma hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Imana igiye gukora igitangaza kizatuma abantu bagushidikanyaho ko atari wowe. Imana igiye kugukorera igitangaza kizatuma abantu bashidikanya ko atari wowe utabawe. Imana igiye kuguhindurira amateka
bizatuma abantu bibaza ko ari wowe, nawe uzababwire ngo ni jewe. Haleluya, haleluya. Gerardine yararirimbye ngo icya mbere Imana ntabwo ibesha, aravuga ngo icya kabiri Imana yacu igira imbabazi, aravuga ngo icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo ngo igiye ikurikirana imyaka ibihumbi. Mupfa kuba waravuganye n'Imana ngo ntugire ubwoba. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo niba waravuganye n'Imana usiyogope, komera ushikame, ntugire ubwoba. Niba waravuganye n'Imana ntugire ubwoba. Biravuga ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ngo ahora asabiriza, baravuga ngo niba Imana itabaye cyangwa si we, ngo arahaguruka arababwira ngo ni njyewe. Hari igitondo ugiye guhaguruka ukaronshinga Imana yawe, ukababwira Imana itabara, ukababwira Imana ikura ku cyavu cy'ubukone. Haleluya, haleluya, tugiye kuronshinga Imana yacu. Yego. Muhereze ikiganza umubwire ngo hari igitondo ugiye kuronshinga Imana yawe, ukababwira ngo dore irantabaye, ukababwira ngo dore irabikoze, dore inkuye mu bukode, dore inkuye mu bukene, dore impaye urubyaro, dore impaye imodokari, dore impaye perime. Hari igitondo ugiye kuronshinga Imana yawe, wahaguruka ugatera haleluya, haraya masata ya bosete. Haleluya. Imana iguha umugisha. Haleluya. Muhereze hayi fayifu umubwire ngo hari igitondo ugiye kuronshinga Imana yawe. Hari igihe ugiye kuronshinga Imana yawe, babonye gukoreye mariage, babonye guhaye umwana, babonye gukuye mu bushomeri, babonye gukuye mu bukote, babonye yishuye ririya deni. Hari igitondo tugiye kuronshinga Imana. Mana we, vuga ngo hari igitondo ngiye kuyironshinga. Niko bimeze. Natangiye mbabwira ngo nta bimenyetso Yesu arakora. Yesu yageze kwa Lazaro yapfuye, abantu bavuga ngo ntibizashoboka, baseka Mariya na Marita, babavugiriza induru bati ko mwagendanye bamarira iki? Yesu araceceka, agerayo byanutse. Yesu agiye kuza, aho byanukiye azabitera papiro. Haleluya. Muhereze ikiganza umubwire ngo Yesu agiye kubikora nubwo nta bimenyetso ureba. Yesu agiye kugutabara nubwo nta bimenyetso ureba, nubwo ubona bitashoboka, nubwo ubona bitakwemera, nta bimenyetso Yesu arakora. Baseka Mariya na Marita, ko mwagendanye bamariye iki? Ngiriye umuntu muri Kongo, hari igihe uhagarara mu kigerageza abantu bose bakakuvugiriza induru ko wasenze, ko mwaranye n'Imana yawe, ko wagiye mu butayu, amajoro waraye yapfuye iki? Ngiriye uwo muntu muri kumwe ngo ntabwo amajoro waraye yapfuye ubusa, amasengesho wasenze ntiyapfuye ubusa, imisozi wazamutse ntiyapfuye ubusa. Igihe kigiye kugera Imana yawe bayironshinge, igihe kigiye kugera Eliya agaragaza Imana ye. Eliya ni wowe ubwirwa. Ngiriye uwo muntu muri kumwe ngo igihe kigiye kugera Imana yawe ikava mu guhisha abantu bakayibona. Haleluya. Biyirije uwo munsi bose maze bikebagura, bati bayari bayari ngaho manura umuriro. Eliya wavuze rimwe umuriro uramanuka, bati Imana ya Eliya koko irigaragaje. Eliya yarayihamagaye, arababwira ngo nimubanze mwebwe muyihamagare. Bahamagara Imana yabo yanga kubumva, barikebagura ntibyavamo, bitera inzembe biranga. Ngo Eliya yahamagaye rimwe ngo umuriro uramanuka. Imana turayihamagara ikamanuka ikarangiza intambara. Iyo tuyihamagaye ijya imanuka ikatwumva. Eliya ngo ayihamagara rimwe ngo umuriro urangiza ugira gute? Uramanuka. Wayihamagaye kenshi ntiyumva, uyu munsi ugiye kwihamagara ikwitabe. Haleluya. Barikebagura bira. Ongera umumbwirire ngo nta bimenyetso humura Yesu azakora. Nubwo ubona nta bimenyetso my sister,
humura, Imana izagira icyo ikora. Imana izagira icyo ikora. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo uramutse umenye ejo hanjye hazaza, wahumuka ku maso ugatangira kumfata neza. Abantu baramutse bamenye ejo hawe hazaza, abantu baramutse bamenye uburyo Imana ikutekerezaho ibyiza, abantu baramutse bamenye amasezerano y'Imana igufiteho, bakwitondera. Ntabwo Imana izemera ko upfana ikigeragezo, ntabwo Imana izemera ko upfira muri icyo kibazo. Ndabibabwira, ndabizi. Nasenze Imana mbabaye, Imana ikajya imbwira ngo humura, nkumva ntabwo bizashoboka, ariko ndashimira Imana irindi ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye bakarishohoye. Wikwita ku baguca intege, komeza urugendo. Mbwira uwo muntu muri Kongo, wikwita ku baguca intege, komeza urugendo, komeza urugendo. Wikwita ku bakubwira ngo ntibizashoboka, songa mbere, komeza. Komera Imana amashyi, Imana. Mama, Imana yagukuye ku iseta, yaguhaye urubyaro, ikaguha guheka, ikaguha fariyama. Abagabo Imana yibutse begere hino, abagabo Imana yibutse batambuke hino, abagabo Imana yakiriye neza. Abagabo ndabashaka, abagabo mubakomera amashyi, mubakomera amashyi, mukomera amashyi abagabo. Imana yarabibutse abagabo. Utambuke muze. Abagabo Imana yibutse, abagabo Imana yibutse. Aba ni abagabo Imana yibutse, Mana we. Aba ni abagabo turagutambiye, watugiriye neza. Aba ni abagabo bamenye agaciro k'amaraso. Oriya bariya bariya. Aba ni abagabo Imana yibutse. Abagabo Imana yibutse bagabo. Aba ni abagabo Imana yarinze, ibarinda kwiyanduza. Mukomere Imana amashyi abagabo.